bikaba akarusho iyo urose umukuru w'igihugu murimo muganira mwahuje urugwiro, umubwira ndetse nawe akakubwira kandi mugasubizanya neza cyane, harimo icyubahiro ndetse n'iterambere. Kuvugana n'umukuru w'igihugu mu nzozi muganira mwahuje urugwiro, ibi bisobanuye ko hari abantu bafite icyubahiro cyangwa se ububasha runaka bagiye kukwitaho, kukugira inama, kukugirira icyizere n'ibindi byiza cyane mu buzima bwawe. Ibi byumvikanisha yuko ugiye kubona amahirwe akomeye mu buzima bwawe uko byagenda kose. Kurota umukuru w'igihugu mwishimanye mumeze neza cyane nta kibazo kibirimo, muri kumvikana, bisobanuye umugisha ndetse n'iterambere. Umugisha ndetse n'iterambere, iyo wishimye bishobora gusobanura kuba ikimenyetso cy'uko hari amahirwe cyangwa se umugisha ugiye kukugeraho mu bijyanye n'akazi, ubucuruzi cyangwa se iterambere ubuzima bwawe busanzwe. Ubuhamya bw'icyizere no kugira intego zo hejuru cyane. Nyamuneka nawe nkwifurije kuba warota umukuru w'igihugu runaka. Ntabwo tuvuze ngo ni w'igihugu kihe, igihugu icyo ari cyo cyose apfa kuba ari umuyobozi cyangwa se umukuru w'igihugu runaka. Ni byiza cyane. Yes, nkwaye ikaze wowe ukurikira Dream Zone TV, ni wa mwanya tubagezaho ibintu byiza cyane cyangwa se tubagezaho ubusobanuro bw'inzozi bugiye butandukanye. Mwese aho muri tubahaye ikaze cyane. Mukomeze kugubwa neza aho mugiye muherereye. Ni umujeni wanyu ndetse ni umuhungu wanyu cyane ubagezaho byinshi kandi tuzi ko mukunda cyane. Rero nkwaye ikaze we uri ahantu hagiye hatandukanye mu Rwanda ndetse n'imahanga. Mwese ni karibu cyane, ariko nkubwira ngo niwumva ibintu byacu wabikunze cyangwa se wumva ari sawa cyane, uze kuba wakora subscribe kugira ngo ibindi tuzajya dukora ujye ubasha kubibona mu bantu ba mbere. Nyamuneka kandi inkunga yanyu niyo ngiyo tubasaba rwose, niyo nkunga ya mbere. Izindi nkunga zizaza nyuma, ariko inkunga ya subscribe, share ndetse na comment nicyo tuba twifuza kuba tukababwira. Rero uyu munsi tugiye kuba twaganira ku kintu kijyanye n'inzozi, ariko turibanda ku kurota umukuru w'igihugu runaka. Ntabwo tuvuze ngo ni uw'igihugu kihe, igihugu runaka upfa kuba ari umuyobozi w'igihugu. Ni ibintu byiza cyane nifuza ko cyangwa se nifuriza buri wese kuba yagenda abirota. Rero kurota umukuru w'igihugu nk'umukuru wa repubulika, umwami cyangwa se undi muyobozi ukomeye bishobora kugira ubusobanuro butandukanye bitewe n'imiterere y'inzozi zawe, uko wiyumvise cyangwa se uko wiyumvaga igihe warotaga, cyangwa se uko wiyumvise mu nzozi n'ibiri kuba mu buzima bwawe. Dore ibisobanuro bishoboka mu gihe warose umuyobozi runaka w'igihugu. Yes, reka dutangire duhere ku kintu cya mbere, dore ko ngiye kuba nababwira cyangwa se twasobanura ubusobanuro bugera kuri 5 bwose bujyanye no kurota umukuru w'igihugu. Ariko ndakubwira ko byose ari byiza, byose ni byiza cyane. Gusa urabizi ko ku isi habaho ibyiza ndetse n'ibibi, buri kimwe cyose kigira ibyiza n'ibibi. Rero wenda tuzavuga ni cyaba kitari cyiza kuri byo, ariko reka uyu munsi twibande ku byiza 5 byo kurota umukuru w'igihugu. Icyo ari cyo cyose nta kwita ngo ni ikihe cyangwa se ni ikihe. Tudatinze reka duhere ku busobanuro bwa mbere. Umuyobozi ni ububasha cyangwa se umuyobozi ni ububasha. Ni ukuvuga ngo iyo urose umukuru w'igihugu bishobora gusobanura ko wifuza kugira ububasha, kuyobora cyangwa se kugira ingufu mu buzima bwawe. Bishobora kandi no gusobanura ko ufite icyifuzo cyo kugera ku rwego rwo hejuru mu byo ukora cyangwa se mu byo wifuza kuba wakora. Urumva ni ibintu byiza cyane. Aho ni ubusobanuro bwa mbere. Ubusobanuro bwa kabiri, kuri kabiri, guhura n'ubwoba cyangwa se inzitizi. Ibi bishatse kuba byavuga ngo niba mu nzozi zawe uwo mukuru w'igihugu uri kubona arimo agutera ubwoba, akuganiriza nyuma no gushyiraho igitutu, cyangwa se ukaba utishimye igihe muri kuganira, bishobora gusobanura ko ufite ikibazo cyangwa se igitutu cy'abantu bakomeye mu buzima bwawe barimo bagutera. Sinzi nimba wumvishe buno busobanuro bwa kabiri.
uhura n'ubwoba cyangwa se inzitizi. Niba mu nzozi zawe wahuye n'umukuru w'igihugu cyangwa se marimo muganira ariko ubona nyine atakwishimiye, arimo gutera ubwoba, bishatse kuba byasobanura ko mu buzima bwawe ufite ikibazo cyangwa se igitutu cy'abantu bakomeye mu buzima bwawe barimo bagutera cyangwa se barimo bashaka kuba baguhungabanya. Niko ubusobanuro bwa kabiri bisobanura. Reka tujye ku busobanuro bwa gatatu tudatinze cyane. Kuri gatatu haravuga impinduka n'iterambere. Impinduka n'iterambere. Kurota umukuru w'igihugu bishobora gusobanura kuba ikimenyetso cy'impinduka zikomeye mu buzima bwawe, cyane cyane mu bijyanye n'akazi, ubuyobozi cyangwa se ejo hazaza hawe. Nizere ko iki mucyumvise neza cyane. Kurota umukuru w'igihugu bishobora gusobanura kuba ikimenyetso cy'impinduka zikomeye mu buzima bwawe, cyane cyane mu bijyanye n'akazi, mu buyobozi cyangwa se ejo hazaza hawe. Reka tujye ku busobanuro bwa kane tudatinze cyane. Kubonwa no guhabwa agaciro. Niba mu nzozi zawe igihe urose umukuru w'igihugu ubona muganira cyangwa se mukorana n'umukuru w'igihugu, bishobora gusobanura ko wifuza kubonwa nk'umuntu ukomeye cyangwa wifuza ko abantu baha agaciro ibyo ukora. Nizera ko kane muyumvise neza cyane. Nimba ubona muganira urimo mukorana, bishobora gusobanura ko cyangwa se bishobora kugaragaza ko wifuza kubonwa nk'umuntu ukomeye cyangwa wifuza ko abantu baha agaciro ibyo akora cyangwa se ibyo ukora. Mbere yuko tujya ku cya gatanu rero, ndakubwira ngo nyamuneka kora subscribe niba wumva ubona bikunogeye kabisa. Jya ukora subscribe kugira ngo igihe dukoze indi nkuru cyangwa se dukoze ikiganiro ujye ukibona mu bantu ba mbere nta kuba watinda, dore ko ariyo nkunga yanyu tuba tubasaba. Ni nayo nkunga ikomeye cyane mwese kandi tumwizere ko babwiye ko twabahaye ikaze cyane, haba abashyashya ndetse namwe basangwa mwese. Hano ni mu rugo, hano ni karibu cyane kuri Ghetto Challenge TV. Rero hano turimo turagenda dutanga ubusobanuro ku bantu bakunze kuba barota abakuru b'igihugu cyangwa se kurota umukuru w'igihugu runaka. Ntabwo ari igihugu kihe, ni igihugu icyo ari cyo cyose upfa kuba urose umuperezida mu yandi magambo. Gusa nkubwire ko cyangwa se icyo nakubwira cyo umenye ko ari ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza nifuriza buri wese kuba yabirota, kuko ni ibintu byiza bifite agaciro mu buzima bwe cyangwa se mu buzima bwa muntu. Rero nk'uko turi kugenda dusobanura, twahereye kuri rimwe tuvuga ngo ubuyobozi n'ububasha, tukajya kuri kabiri ku ngingo ku busobanuro bwa kabiri guhura n'ubwoba cyangwa se inzitizi, tujya ku busobanuro bwa gatatu impinduka n'iterambere, tujya ku bwa kane kubonwa no guhabwa agaciro, tugeze ku ngingo cyangwa se tugeze ku busobanuro bwa gatanu, ari nabwo ngiye kuba nakunyuriramo nabwo ukumva ukuntu biba bimeze. Rero tudatinze cyane, reka tujye ku busobanuro bwa gatanu. Ikimenyetso cy'igihugu cyangwa se ibibazo byacyo. Muri ubu busobanuro bwa gatanu, ikimenyetso cy'igihugu cyangwa se ibibazo byacyo. Hari igihe inzozi zishobora kuba zishingiye ku bitekerezo byawe ku gihugu cyawe. Niba ukunze gutekereza ku bibazo bya politiki, inzozi nk'izi zishobora kuba zituruka kuri iyo myumvire. Ese gatanu mwese murayumvishe? Ikimenyetso cy'igihugu cyangwa ibibazo byacyo. Hari igihe inzozi zishobora kuba zishingiye ku bitekerezo byawe ku gihugu cyawe. Niba ukunze gutekereza ku bibazo bya politiki, inzozi nk'izi zishobora kuba zituruka kuri iyo myumvire. Gatanu niko barimo batubwira. Rero tugana ku musozo, ndashishikariza buri umwe wese ngo nimba hari inzozi warose cyangwa se nimba ujya urota inzozi ukifuza kumenya ubusobanuro bwazo cyangwa se ukifuza kumenya icyo zishatse kuba zavuga, kuko buriya akenshi ibintu tuba turota cyangwa se usanga ari nk'ibintu tuba tugiye gucamo cyangwa se twaciyemo cyangwa
uwo munsi twiriwemo uko byagenda kose. Rero nawe nimba wifuza ko twagenda tugusobanurira inzozi zimwe uba wagiye urota, watwandikira aho hepfo kabisa muri komenti ukatubwira ati narose gutya na gutya, tukabigukorera cyane, dore ko twebwe ahangaha twita ku bakiriya bacu, ni bo bantu ba mbere duhereza agaciro. Icyo wanditse muri komenti turagikora kandi tukigenderaho neza cyane. Rero kurota umukuru w'igihugu ndakubwiza ukuri ko ari ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane kabisa. Nimba nawe ujya umurota nizere ko wabashije kuba wamenya icyo bigiye bisobanuye, dore ko ari byiza cyane nk'uko natangiye mbikubwira ko ari ibintu byiza cyane. Rero n'ubundi turimo turagana ku musozo, ubwo tuzagaruka mu kiganiro tubabwira izindi nzozi cyangwa se ubundi busobanuro muzaba mwadusabye ko twabakorera. Mwebwe mujye hano muri komenti mwigaragaze, mutubwire ati dushaka ko udukorera ikintu iki n'iki, rwose nzajya nkibakorera neza cyane. Mbibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment. Nk'ibisanzwe dukomeze tubane mu nzozi zacu za buri munsi, dore ko uko byagenda kose ubuzima bwa buri munsi tuba turota, cyangwa se uko umuntu aryamye ararota. Ariko hari n'igihe urota inzozi ugahita uzibagirwa, ubwo nazo tuzabivugaho cyangwa se tuzavuga kuntu bigenda cyangwa impamvu ituma ufite kuba warota ibintu ariko ugahita ubyibagirwa. Hakaba n'ibyo ugumana mu mutwe ku buryo ufite kuba warabirose uri nk'umwana ariko n'ubu ngubu ukaba ukibirota. Reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane, ciao.